Haleluya bene data ndabashuhuje mwese amahoro y'Imana abane namwe. Ndiza neza ko buri muntu ubu amaze kumenya ndi wa wundi abashikiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Haleluya. Uyu munsi kandi ndabazaniye ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa bwiza icyigisho cy'uyu munsi cyitwa ngo ibyo urabikora nayo igaceceka. Ukibaza yuko muhwanye, izabiguhanira ibishire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Izabiguhanira, izabizana nka video, byose ibyo wakoze byose ibishira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Kubera ko nta kintu na kimwe ufite cyo kuzireguza. Ntabwo uzavuga ngo sinumvishije, ntabwo uzavuga ngo ntabyo narinzi. Izabizana uko bikurikirana ibishira imbere y'amaso yawe. Wewe urimo uranyumviriza, wewe urimo uranyumviriza, ufite amatwi yawe abiri, urumva ariko ntiwumvira. Uragowe mwene data urimo uranyumviriza. Wewe wiyita ngo uri umukristo kandi utari intama ya Kristo. Wewe uja mu bandi ukaririmba ngo uri umukristo naho ubwo Imana nikuzi. Ariko nje kukubwira ko Imana igiye kuzabishira imbere y'amaso yawe ibyo uko bikurikirana byose. Mwebwe ntago mushaka kwihana, muguma mukora ibyaha buri mwanya buri munsi. Ntago mbese mushaka Yesu Kristo. Ariko nje kukubwira ko ibyo byose urimo urakora, ibyo byose urimo urakora, Imana igiye kubikugarurira ibigushira imbere byose. Ibyo wakoze ejo, hirya y'ejo, n'ibyo wakoze mu mwaka washize, n'ibyo wakoze ukiri muto, byose bize nka video imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Wewe uja mu bandi ugaseka ngo uri umukristo. Umukristo ayambara ubusa, umukristo abanika amabuno, umukristo yihindura, umukristo w'umusambanyi, umukristo w'umujura. Uwo ni umukristo nyabaki. Wewe uri umukristo nyabaki. Reka ndakubwire, Yesu Kristo azaza gutora umugeni, Yesu Kristo azaza gutora ishengero, ariko ntago azatwara abantu bicaye mu rushengero bose. Azaza gutora abiwe. Ese mwene data, wewe uri wa Kristo? Ko uvyuka kare ugenda muri repetition, ko uvyuka kare ugenda ku diakona, buriya Kristo arakuzi? Kristo yoba kuzi mwene data? Buri muntu akwiye kwireba ukuntu ari karagendana n'Imana. Buri muntu akwiye kwireba ibyo ari mwarakora. Kubera ko Imana yo mu ijuru niyaza izazana n'uburakari. Kandi ndakubwiza ukuri, kuri wa munsi uzatakamba, kuri wa munsi uzarira, nta numwe azagutabara. N'uwo pasiteri wishimira ntago azaza kugutabara. Dore uzarimbuka kandi uzarira, nta muntu numwe ahari wo kuzagufasha. Buri muntu akwiye kwireba maze akagaruka ku Mana. Buriya iyo ufata Bibiliya ukagenda kuvuga ubutumwa, ubusambanyi bwarakwishe, ukwikinisha kwarakwishe, ese ugira ngo Imana irakunezererwa?
muriko murakorera shetani, muriko muramunezereza, yamara muramunezereza ejo bundi azakwihakana. Arimwe aragushaka kugira ngo murimbukane. Yamara uri muranyumviriza, ukwiye ukumvira ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru iyo iri kirareba abantu yaremye, ukuntu bariko barayihakana, ukuntu bariko barikinisha, ukuntu bariko barasambana abagore ku bagore, abagabo ku bagabo, abubatse bakaryamana hatabereye, bamwe ugasanga baryamaniye mu kanwa, abandi nyuma haca imyanda mikuru, abandi bakaryamana bakoresheje intoke. Kabisa iyo Imana iri kirareba ibyo bintu, Imana irababara. Muzageza ryari kuba nyamujirya nino? Muzageza ryari kujarajara? Muzageza ryari kurangara? Murarangaye, murangariye mu busambanyi, murangariye mu bubeshi, mu bujura. Ibyo byose muriko murabikora kandi mukaguma muvuga ubutumwa, muriko murabikora kandi mukagenda kuririmba, mukaba bambere kwicara imbere. Yamara ibyo byose Imana izabizana, ibishira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Imana izabiguhanira. Dore Imana igiye kuza yihore abansi. Gusa mwene data aho uri hose, buriya wari ukwiye guhunga udapfa. Umwami Yesu aje guhemba no guhana. Yamara ntugire ngo we munyabyaha azaguhemba ibihembo byiza, wewe munyabyaha azaguta mu muriro. Misi yose urumva ubutumwa bwiza, ariko ukigira nk'udafite amatwi, ukica amatwi, umutima wawe ukawukomantaza, ntushake kumva ijambo ry'Imana. Mwiyambika udupataro, mwiyambika utumini, mwiyambika utuyunguruzo, utwo twose mukatujana mu rushengero. Ukamenga Imana ishaka ayo mabuno yanyu, ukamenga Imana ishaka kureba ayo matako yanyu, ukamenga Imana ishaka kureba ayo mabere yanyu mwanikira. Muragenda kwanikirira mu rushengero kubera ko muzi ko mufite abayagurira mu rushengero. Reka ndakubwire, umwami Yesu yagiye mu rushengero asanga barimwo baracururizamwo ibintu bitandukanye. Ico yakoze yaciye abihenurira hasi kubera ko yarababaye. Ariko mwebwe muvaho ngo mugenda gucuruza ayo maguru yanyu n'amabere yanyu, ugasanga umuntu yitwa ngo ni pasiteri, ijipo ndende yambaye igera ku mavi, maze nawe mu Kristo ukavuga uti pasiteri wanjye ko yambaye kuri ati nta kibazo. Yamara ikibazo kiriho. Reka ndakubwire, nubwo ubona buzuye ntago ariko bose barimwo baraja mu ijuru. Nubwo ubona buzuye ntago ariko bose Imana ibemera. Nubwo ubona buzuye benshi barimwo bararimbuka. Icyo nakubwira cyo mwene data, wari ukwiye kuza ku Mana, wari ukwiye gushaka Imana ku gatwe kawe. Ibyo bintu uri kurakora ukabireka. Hari ibintu biriko birarimbura abagore n'abakobwa. Hari ibintu biriko birarimbura abagore n'abakobwa ngo ni terambere. Ugasanga imishatsi mwayinyereje mwashizeho amaproduwi, ugasanga amatwi mwatobaguye, ugasanga inuze nyamazuru mwatobaguye, ugasanga ingoyi mwakataguye ngo mushaka kuba beza. Ubwo bwose n'ubwibone, umuntu umwibone nta juru afite. Reka ndakubwire, nimba uzi ko wapinze Imana, ukaba uzi ko wakosoye Imana, ukwiye kwihana kugira ngo ntuzurimbuke. Yesu Kristo niyaza azaza gutwara abiwe, ntago azatwara abatarabiwe. Umuntu wese
atazaboneka muri cya gitabo cy'ubugingo. Umuntu wese izina ryiwe ritazagaragara muri cya gitabo cy'ubugingo, uwo muntu azarimbuka, uwo muntu azatabwa mu muriro, uwo muntu nta juru afite. Mwene data, wari ukwiye gushaka Imana bigishoboka, kubera ko igihe kiraje ubutumwa bwiza buhagarare, igihe kiraje indirimbo zihagarare, igihe kiraje. Ariko umuntu afite ubwenge akwiye gushaka Imana. Ubutumwa bwiza buri ko buravugwa, ariko urabwumviza ntacyo ukora, uguma ukomantaje umutima. Yesu Kristo arakomanga inyuma y'umutima wawe, agakomanga anyuze mu ijambo, ariko wewe ntufungure, ukaguma ukomantaje umutima. Yamara uko nguko uguma umuheza hanze, nawe niko azaguheza hanze. Bazakomanga, nta n'umwe azabafungurira. Azababwira ati ngo nimumvireho, ntabwo ndabazi. Kandi uko muriko murihakana Yesu, uko muriko muramwihakana, niko nawe azabihakanira imbere y'abamarayika b'Imana. Nawe azabihakana ko atabazi. Yamara rokora ubugingo bwawe bigishoboka, ntabwo uzi igihe uzapfira, n'ubu urashobora gupfa. Yamara nimushake Imana bigishoboka kibonwa, nimuyambaze ikiri hafi. Ndakubwiza ukuri ko hazagera igihe uyishaka yicecekere, hazagera igihe uyishaka yo yirebere hirya, kubera ko ico gihe kizaba carangiye. Mwene data, muriko muradamarara, mwibagiye ko Yesu aje. Yesu araje. Jesus is coming soon. Yesu araje vuba, araje guhemba no guhana. Jesus is coming very soon. Yesu araje vuba cyane. Mwene data uri muranyumviriza, wari ukwiye gushaka Imana, wari ukwiye kuva mu byaha, mwene data. Iyo nzira urimo uranyuramo ntabwo ari inzira nziza, ibyo urimo urakora ntabwo ari byiza. Wari ukwiye kuva mu byaha, wari ukwiye kureka ubusambanyi, wari ukwiye kureka ubwo buryarya n'ubwo bujura. Dore umwami Yesu araje, ageze ku irembo. Umwami Yesu ageze ku irembo, inzamba igiye kuvuga, abamarayika bagiye kuvuza inzamba y'iherezo. Ese mwene data uzaba uri hehe? Yesu Kristo aje, we ugasigara, uzagogwa. Uzaba waruhikiye wewe muririmbyi, wewe ukora umurimo ufite ibyaha, uzaba waruhiye iki? Nimwihane neza, nimwihane mu maramaze, ibyo byaha byanyu mugenderamwo mubireke, kubera ko umwami Yesu araje. Nta munyabyaha azaja mu ijuru. Reka ndakubwira uri kuranyumviriza, wewe ufite amatwi abiri, ndiko ndasemera ndakuburira, ndiko ndaguhanurira. Mwene data, ndakubwira ko Yesu Kristo aje. Yesu Kristo araje. Yesu Kristo araje vuba. Uwumva niyumve, nimureke izo nzira zanyu mbi, mugaruke ku mwami Yesu, mushake Yesu hakiri kare, mugende mwatura ibyaha byanyu maze ababarire.
ndakubwije ukuri ko ushobora no kuryama ntubyuke, urashobora gusimba umuhanda imodoka ikagukubitira hariya, barashobora kukuroga ugacupfa ako kanya, urashobora gutsitara ukagwa ugacupfa. Ese ni wapfa uzaje hehe wanse Kristo? Uzarimbuka. Mwene data niwumve hakiri kare, ushatse wafungura ayo matwi yawe n'umutima maze ukareka ijambo ry'Imana rikinjira muri wewe. Kuri wa munsi ntakwiregura, kuri wa munsi ntabwo uzavuga ati ngo pasiteri niwe yambeshe, kuri wa munsi ntuzavuga ati umugabo wawe niwe yakubeshe, kuri wa munsi ntuzavuga ati so na nyoko ngo niwe bakubeshe. Buri muntu ku gatwe ke, buri muntu ku gatwe ke, buri muntu ku gatwe ke. Mwene data urimo uranyumviriza, buri muntu azabazwa ku gatwe kiwe. Ntuzavuga ati pasiteri niwe yatumye nisiga produit, ntuzavuga ati pasiteri niwe yatumye nisiga kanta, ntuzavuga ati pasiteri niwe yanyobeje, ntuzavuga ati pasiteri niwe yanyigishije, ntuzavuga ati pasiteri niwe yanyigishije kugira kwambara kamini urupataro. Ntabwo uzavuga ati pasiteri ati ntabwo yigeze ampanura mbonye. Reka ibyo ntabwo uzabivuga, ntuzabivuga. Urafite ubwenge, urakomeye, ubwenge bwawe burakora, ibyo byose urabikora kandi uzi ko ari icyaha, ubigenderamo kandi uzi ko ari icyaha. Reka ndakubwire, ntabwo uzaba ufite ibyo kuvuga wewe, ntuzakwiregura imbere y'Imana, ntuzakwiregura. Icyo nakubwira cyo wari ukwiye kwihana. Reka kuvuga ngo pasiteri yarisiga amayi ngo nanjye kandayisige. Kuri wa munsi ntago azaza kugufasha amarira, kuri wa munsi ntago azaza kugufasha amarira. Icyo nakubwira cyo wari ukwiye gushaka Yesu bigishoboka. Muri ko muramwiyambura, muri ko muramwanga, muri ko murakunda iby'isi, muri ko murakunda isi, muri ko murakunda ibakundisha isi. Reka ndakubwire, iyo si mukunda igiye guhera, igiye kuzingwa, igiye kuvaho, izahirana n'ibyifuzo byayo. Iyo si, iyo ngiyo muri ko murinjiramo, iyo si muri ko murava mu Mana mwinjira mu isi, muva muri Kristo Yesu mwinjira mu isi, mukunda isi. Yamara iyo si igiye gukugwaho. Ubu uri n'ubwenge niyumve. Mwene data, reka gukomantaza umutima wawe kubera ko Yesu araje. Nimwihane muva mu byaha, yemwe banyabyaha nimwihane. Wewe mukristo ugikora ibyaha ihane, wewe mukristo uciba ihane, wewe mukristo gisambana niwihane. Dore Yesu araje, Yesu Kristo araje vuba. Niwihane ntuzusigare, ihane. Rekana n'ibyaha. Mu muriro ntago ari heza. Imana ntago inezezwa nuko wewe warimbuka mwene data. Imana ntinezezwa nuko wewe woja mu muriro, ahubwo inezezwa nuko wewe wahindukira ukava mu byaha. Mwene data uri kuranyumviriza, ndakwinginze va mu byaha. Igihe cyo kwihana ni iki? Nimwihane kuko ubwami bw'Imana buregereje. Mwami Yesu nabagire neza. Abashaka kwihana murashobora kunyandikira tugasenga Imana. Bene data nshuti z'umusaraba, ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, ndabinginze mutange imibiri yanyu ibimazi byera bihimbaza Imana. Tugiye gusenga maze duhamagara Imana. Haleluya. Abagwaye bafate ikiganza cy'iburyo maze bagikubakoraho bagwaye, cyangwa se mufate Bibiliya mukoze aho mugwaye maze dusenge. Ariko abashaka kwihana nabo nyine mwandike message.
mwandike commentaire maze dusenga Imana ngo nimwaturiranire ibyaha byanyu, ngo mwaturiranire ibyaha byanyu. Tugiye gusenga. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Mwami Yesu, ndasengeye abagwayi. Mana, ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo Umunazareti. Uyu mwene data arebye video agwaye, ndakwinginze Mwami Yesu Kristo ugende umukize. Hariya akoze Mana, hariya hamubabaza, hariya ndakwinginze Mwami ugende ukoreho mu izina rya Yesu Kristo Umunazareti. Ndamwatuyeho gukira Mwami Yesu abone kubohorwa kuvuye kuri wewe mu izina rya Yesu Kristo Umunazareti. Ndasenga uyu muntu yarozwe mu izina rya Yesu Kristo Umunazareti. Ndakwinginze amaraso yawe y'igiciro agende mu mubiri wiwe, agenda kamure ibirozi bamushizemwo mu izina rya Yesu Kristo Umunazareti. Umuriro w'Umwuka Wera ugende mu mubiri wiwe, maze ugende guturira cyitwa daimon iri mu mubiri mu izina rya Yesu Kristo Umunazareti. Imyuka mibiri mu bantu ishe, imyuka mibiri mu bantu igende, imyuka mibiri mu bantu ibowe mu izina rya Yesu Kristo Umunazareti. Umuriro w'Imana umanuke uturire ingwara ariyo yose iri mu bantu bawe. Ndakwinginze Yesu Kristo Umunazareti, wowe muganga usumba abaganga bose bo mu isi, wowe dogiteri usumba abadogiteri bose bo mu isi, ndakweretse abagwayi bagiye kureba ino video, ndakweretse abagwayi bagiye kureba ino video. Ndakwinginze Data wa twese uri mu ijuru, ubakize mu izina rya Yesu Kristo Umunazareti. Ubakize Data wa twese, uri Uwiteka. Urakoze Mwami ko harabukijije, urakoze Mwami ko abagwayi bakijije, urakoze Yesu Kristo. Icyubahiro ni cyawe Mwami Yesu. Ndagushima ku magambo yawe, ndagushima Data amagambo yawe uhereje abantu bawe. Uwiteka Mwami, ndasengera abashaka kwihana Mwami Yesu. Turakora umurimo wawe maze Umwuka Wera akagenda akabemeza. Haleluya. Ndakwinginze Umwuka wawe wera maze agende gukora akazi, agenda bemeze ibibi bakoze byose, maze baze bace bugufi bagusaba imbabazi. Uri Uwiteka nyine icyubahiro, nta yindi Mana iri hatari wowe. Icyubahiro ni cyawe Mwami, isi yose nigushime, isi yose nigupfukamire. Urakoze Mwami Yesu, sabye nizeye kubyumvishije, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.